blessings. Every day I need a radio for Jesus. Glorious Musabyimana wamenyekanye nka Gogo, akaba umuhanzikazi mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, yitabye Imana. Uyu muhanzikazi wamenyekanye mu ndirimbo Every Day I Need Blood of Jesus. Ibi ngibi byamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 4 Nzeri 2025, ubwo hamenyekanye muri babaje y'urupfu rwa Gogo. Amakuru avuga ko yaguye muri Uganda aho yari amaze iminsi mu bikorwa by'ivugabutumwa. Icyakora cyateye urupfu rwe ntabwo kiramenyekana, gusa biravuga ko yari arwaye indwara y'umutima. Nyuma yo kugera i Kampala, Gogo yatangiye kurwara araremba, ariko abantu bagira ngo biri buze koroha rwose. Gusa yari asanganywe uburwayi bw'umutima. Ubu burwayi bwarushijeho gukomera, birangira ajyanywe mu bitaro bya Kigera Doctors Center, ariko akigerayo ahita yitaba Imana. Bike Muwayesu wari ushinzwe itangazamakuru rya Gogo yemeje urupfu rwa Gogo. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga yagize ati "Rip Gogo, uruhukire mu mahoro." Mbega inkuru mbi, Mana nkomereza umutima. Bike nawe wari waherekeje Gogo muri Uganda mu bitaramo yari yatumiwemo muri Anglican mu nsengero zitandukanye. Hamwe muri abo yakoreye ibitaramo, yitabiriye ubutumire bw'umupasiteri uzwi cyane muri Anglican witwa Wilson Bugembe. Gogo yavutse mu 1989, avukira i Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Akaba yari umukristo mu itorero rya Anglican. Akaba atabarutse afite imyaka 36. Ababyeyi be bombi bitabye Imana akiri muto. Kuva muri 2024 nibwo yamenyekanye mu muziki wa gospel binyuze mu ndirimbo Blood of Jesus. Yamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga kugera aho isubirwamo n'abahanzi n'abahanzikazi bakomeye mu bihugu cyane cyane bitandukanye, by'umwihariko muri Afurika. Twavuga tuti Gogo ari we Glorious Musabyimana, Imana imwakire mu bayo kandi ifashe n'umuryango we n'abawusigayemo bose. It's